nyuma ya karimbo tutangira Iris agace ka kane episode ya kane, fourth episode ya ibuka neza ko hano ari twagarukiye wa muganya Korea umusaza bari bamuhaye ubuhungiro biragenda bite hano niho sniper yamupimiye n'abari bamutwaye sniper kugusoroma magara nta bintu byinshi gashakisha ikintu yari afite mu mufuka. Mwibuke neza uyu musaza ari umukofi yari yahaye wa musore amubwira ngo kwizera Imana nta kibazo kirimo, karangije kubona ibyo gashaka nta birimo yewe zatawe gafata ubwato shabugezweho sha na bwabo nifite muri muhazi sha cyewe wenyine nyakwa Black bongo namurangije irindi habite either ngo nawe nabyo yari afite hanyuma uza gukomeza umenyesha ukeka ko biri undangire yenda ajya kubakoraho bako mu bwato mu mazi magari we mazi magari ro kumbe ibyo kavugaga ngo hongo karamwisha nabyo yari afite hari uwo yabihaye menya ari uyu mudari yari miki bantu bakuru. Impamvu mwinshi iyi filime ni ugukanura cyane urumva none uhumbya nakaziki yes yegari we wo yahaye umudari ntiyarazi kijya mbere yamuhaye umudari amubwira ngo izere Imana uravuga ibikingo byananiranye hongo ryongo n'abasore batatu bari bamurinze bagombaga kumuzana hano bose uko ari bane bapfuye. Perezida wa Korea y'Amajyepfo byamugezeho umva ni Korea y'Amajyaruguru yabikoze bisa naho hari umuntu umwe muri twebwe wagambanye akabwira Korea y'Amajyaruguru yuko tugiye kuzana hongo ryongo hanyuma bamutangira ataryagira hano. Ntabwo twakwemera ko Korea y'Amajyaruguru ikora ibisasu bya kirimbuzi tureba kuko byanze bikunze nibarangiza kubikora nitwe bazabisuzumiraho dushaka uburyo tubahagarika. Perezida iryo ni itegeko kandi president abavuze uwo na Kim ndetse na Hye baracyari muri cya gihugu cya Hungary. Tubabwira ikinyakuba undi ati bindekere vice director wa NSS subiye mu biro bye atinze nijoro mu gicuku avuye mu biro bya perezida bavuye kuganira yaraje ari byamuriye tuvuye tugarukaho muri Hungary ni muri Hongoria. Abanyenzara mubonye umusoso pirimusi agatsima imboga ibi babyita gurashi biraryoshye mwe wumve se wowe se rat ngiye birandyohera cyane byitwa gurashi mu Kinyarwanda nibyo ugari inango babyita gurashi bacu ni ugari yewe ongeruza n'indi gurashi rushaka se nibyawe oya yaganira garata nubizane bakira uyu hari wamuhamagaye who that yego sawa ndaje no nyanyakubaho yes alright sir nyakuba niko bimeze nyakuba hari misiyo ntabwo mbizi igihe banyohereje aho ngomba kujya gufatira misiyo. Wamuhamagaye ninde mwibuke baracyari muri Hungary. Iyi filime itangira umuntu wabonye wakabona episode ya mbere itangira uyu musore muri Hungary ahura na vice director ubwo bamurasaga ibi byose nibyo yaje yibuka twarebaga ibyo yararimo kwibuka Hungary. Filime nuko itangira berekana uyu musore nuriya musaza turutse hari utarayibonye biramureba yes kigari we kuki ureba nkutangaye nta numwe bambwiye kuri busanya hano nyakubaho hongo riyongo yapfuye hongo riyongo numwe bahaga ubuhungiro n'abasore bari bamuherekeje bose bapfuye gusa icyo twaje kumenya nuko Korea y'Amajyaruguru niyo bikoze wa musaza yavuye muri Korea y'Amajyepfo maze araza areba umusore muri Korea y'Amajyaruguru nako muri Hungary arimo aramuha mission yamusabye ko batembera baganira ugeze bumva picnic y'ibura yo mu Burayi muri 89 Hungary yafunguye imipaka ku mpunzi nyinshi cyane zavaga mu Budage burengerazuba nyuma yuko inkuta zatandukanyaga Ubudage zaje kushyirwa hasi nibwo intambara yarangiye natwe dusa naho turi Ubudage bwatandukanye mu hagati Korea y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Wawe inshingano ugiye kujya gukora you have been given an assignment nuko Hungary yabigenje maze Ubudage bwose bukaza kwiyunga nuramuka misiyo yawe igenze neza musore muto Korea y'Amajyepfo n'Amajyaruguru ziraza guhinduka igihugu kimwe for the unification. Musore yafashe misiyo wenyine wa mukobwa na wa musore mushuti we basigara bicaye musore kumbe yari yagiye guhura na vice director yasaba nicaye mu karesitora barimo kurya gurashi mubaze muko iki none se mwamenyeye neza gute nakuna na Kim kujya mu mwageraho mutemberana mukajya Buganda mukagaruka muvuye Mbarara cyaje bajya muri Japan gitangiye kubazabaza bisa naho cyenda gusimbura na kipi bura basimbura musore arangije gufata mission aragaruka mwebwe baravuze muzo kuryoherwa na vacation yanyu akaruhuko byanze kubwira na mission yariyo ntabwo dufitangiye kirekire turi kumwe ndabyumva uri ajya gutembera basigaho gatoya gusuriye uyu nawe yaravuze ko adafite umwanya munini nuriye mukobwa wo agiye umva amazina umukobwa yitwa uyitwa Kim uriya yitwa wu nibikereke bya mission ndetse ntago ari ibintu bikomeye kumbe ni ibintu bikomeye. Batangiye gutembera aho ngaho muri Hungary muri Hongoria ko batembera muri Hungary bamubonye mu ruturo ni watuye nguwo mu ruturo inyuma yabo nguriya bite fati karita oya urakoze fati karita ariko nta karita y'inshaka arya kubwira ibintu by'imyaka gusa abo n'abaraguzi baragurira mu makarita y'Iburayi babayo uyifatira ikarita muhitire meyi mukobwa yanga kwikoraho ngaho fata indi angije afata nindi nta baraguzi bo mu makarita wowe icyerekezo cyawe kiri mu nzira nzima
umukobwa muto ntabwo wahagarika rwose icyerekezo cyawe. Imana mbega ibinambwiye wowe yanjye wiyitwikurura yihorera hasi cyagariwe ugiye wikwirirwa bimbwira ikiraragura n'ikiraguze kazi samurabeho muramwoka pfa kiranje gihindura ya karita kibuje ngo wihindura cyarahinduye cya kiraguze kigiye kwirebamo gikomeza kubareba barenga ko cyabarebye barenga gakobwa karahindukiye uri yanze ko bambwira ibyo gusa kibareba gisa n'igihangayitse uriya musore niba afite imyaka igiye kumuvukira nibyo utambaza bamutumye kuri mission thank you very much my friends together nada mada brother icyo nicyongereza kigahanga ni karembo nyakariro yavuyemo uko babandi zirimo kuganira ebyiri uyu nawe yagira imiraganira n'ikirahure abakobwa zaraje maze mwiyungaho yewe wowe kapfa buri muramena inzoga ajya kupfa kuzikurobera umukobwa bazogamena abantu inzoga hawe datawe baramujyanyesha dore cyamujyanye ngicyo hakuno kimeze nka Sergeant Robert nawe yigize nka Rwabugira ngo abagore bose nabe tujya tuganira kambwira yanga yemeze nka kingi abagore bose nabo umwami uyu munsi wose wiri ufite ubwoba gakobwa karamubwiye uravuga ibiki yengera ubwoba nongera ikibazo ndagaruka vuba I come back soon sawa uze kuza ufite umutekano sawa tekano bwahe umutekano zahi ko bamutumye kuri mission wenyine mission yewe huni karame yitwa Kim Huni uretse manze amuhurubizo kirase ikibizo amurunu rwenda kumera nk'urubizo abimitima yoroshye bamwe bameze nk'inkoko mudahemukira abantu mwicaranye abantu baba bameze nka za rusake abone ibintu nkabiri ukabona yirukankanye bo bicaranye mbwira hano se nanjye guhino hano ihangane bambaraga umusore kumbe Huni uko yakaje mbaze mu cyumba cye wenyine yapanze mission wenyine ko yayimuhaye wenyine katururi mugenzi yagiye gukanguka busubuyu wasanga Huni ntawe uhari Huni yagiye hera Huni kumbe yaraye muri salo Huni yarayatekereza mission yari gijyana no gupfa afite ubwoba na n'uyu munota ni mission nyabaki ariko mission nyabaki navuga yumiwe rega gurujya gupfa urarubona nako akajya go umuntu ijya gupfa ni yumva ihone mission yitwa X ukwica target nindese yanga kuvuga akomando bavuga biki bese director ari na muri hangari niba ufite ibibazo byinshi genda umubaze giye wimbaza magambo ni make bakomando niko bakora ibya bintu by'igahanga twarakubitanye rigahashize imyaka ariko nuko nakivuyemo igikomando ngo yanga uranyibuka duturanye kuri paruwasi ni kapfe ntabwo cyari kizaho naciye duca mwitanwa ryako umuriro mister ntimukadukinisha abakomando buriya nihagiye kigenda nabi kuri jewe if something goes wrong we rekera kuvuga ibyo bintu kandi wongera kugira ubwoba numvishe mwese muvuga mufite ubwoba muravuga ibiki genda unekeraga kawo ubundi mbe nkaraba ndakubwira mugenzi waremera arahaguruka saka mbwiye ngo najye kumutekeraga kawa ubu yarongera akata mu cyumba agiye gukaraba aracyafite ubwoba Mr Target ninde target igomba kuba ari injyana muntu n'indyankurye nako murayibuka ababonye film itangira kuri episode ya mbere murana ko ariho yatangiriye thank you very much my friends niki gahanga nivuga icyongereza mukumva kimeze mukuntu gahanga barakivuga ukumva kirafutamye cyangwa gihenereje nako cyunamye bahera ku gatafari bamanuka aho guhera ku mutwe narumiye gahanga ni Yoon Sung Chi ministri w'intebe yakoreye amajyaruguru nuwo nguwo wagiye kwica ministri w'intebe uzukuna abarinzwe sha yakuba niba nabaza ibintu nk'ibyo ariko munyihanga niye mpamvu tumupimo Korea y'Amajyaruguru igeze kuri tekinike yarabu nako kwiterambere harabura gato cyane wikore za missile zitwara ibisasu bya kirimbuzi ubu none icyo bagezeho nicyo gukora igisasu barasa bari muri Korea y'Amajyaruguru kikarasa muri Amerika hanyuma ministri w'intebe wa Korea y'Amajyaruguru ari hano muri Hungary yaje guhura n'abarusiya bakira bakoraga muri ibyo bintu ntabwo twakwicara ngo tubone Korea y'Amajyaruguru yubaka ibisasu bya kirimbuzi n'ahandi bazabipimira atari ku bana bacu tugomba kugira icyo dukora ministri w'intebe yagomba guhura n'aba Budapest Hungary yagomba guhura n'abarusiya nibo bagomba kumuha technology bakamwereka n'ukuntu bizakorwa bagomba gupima ministri w'intebe atari yahura n'abanya Soviet n'abarusiya uwo bahaye mission nguyu ministri w'intebe ukuntu abarinzwe sha runuru abi wabo nibumve na modoka yongeye gukoresha muzo batwaraga tagisi gusa abanza kugera aho bazafatira target arimo gupima ministri w'intebe wakoreye amajyaruguru yaje hano muri Hungary bituma naho ntabwo yakwigeza akoresha itumanaho rya telefone isanzwe ni bimwe bikorana na satellite si nibyo gusa gahunda zose zikora nta wundi muntu bavuganye wa mukobwa ari hano muri Budapest na mugenzi we w'umusore bazanye ariko ntabwo bongeye gukorana kumbe abanyakoreya y'Amajyaruguru nabo barahari ngabo bagomba kurinda umutekano wa ministri w'intebe wabo
ntabwo ari batatu gusa, aba nabaje kugira ngo basuzume neza ukuntu bari abapolisi ba Budapest ubwabo barimo baradufasha, hanyuma kandi abasore bacu twabateguye nitwe tube tushira umutekano wa ministri wacu bwacu. Ngaba abanyakoreya y'amajyaruguru baricaye abashinzwe umutekano, bashaka kugira umutekano tuwuzamure hejuru cyane, kubera amakuru aturuka mu bice byacu by'iperereza batubwiye ko bari bushake kwica ministri w'intebe y'igihugu cyacu. Murinde cyane uyu munsi, barabimenye umusore kumbe dore ugiye gukora igikorwa nguyu. Abazi episode ya mbere itangira n'ubundi umusore arimo gushakisha hano hantu aho bamurasa mu nda. Umusore nguwo kumba ahantu ministri w'intebe azaza, umuntu wese araza kerekana passport bakareba ko nta kibazo cye. Uyerekanye passport no munyarwanda sha umuzungu sha, passport yazanye ni y'amahanga si iwabo, bamwemerera gucaho kumba ahantu aje gusuzuma niwe wamuga bashaka kumupimira. Iris ibintu zakomeye we, cishama amaso areba yitonza ahantu hose arahareba, barashaka target azayifatira. Kumbe ibyo byose uko bikora mugenzi we nawe ari hakuno muri Budapest. Babiri nibo basigaranye, tugomba guhura na vice director nona hari hano. Vice director nuko vuga vice director niwe wamutumye kuri mission, sibyo? Undatse cyane mission yamutumyeho ni yihera, aba ntago bigeze bayibabwira. Kumbe dore huni bagenzi be nta kintu bigeze bababwira, arimo arashaka ufatira target wenyine kandi ku giti cye, nta wundi yigeze anagisha n'inama ngo anabwire ibyo agiye gukora. Usora ageze hakuno, mwibuke neza n'ingabo za Koreya y'amajyaruguru ahantu bakubitani nabo baje kureba ukuntu bani n'umutekano wa ministri w'intebe wabo. Yataye umugore we yameze nka Robert niwe twijya twicana kambwe ngo yanga we urabizi si ni Karameruba ni inshuti yanjye. Kumbe wa musore perereza rye ingabo za Koreya zozuye hasi, nubwo bambaye igisivili bafatanyije n'ingabo za Hungary. Ngabo n'abanyakoreya sniper twarebye aho turi bubapime, nta kibazo kiri buhabe, umutekano ni zose. Kumbe hari umunyakoreya y'amajyaruguru urimo kubacunga. Uyu ni uyoboye umutekano wa Koreya y'amajyaruguru, mubagiye kurinda ministri w'intebe wabo. Banza nabacisha amaso areba ahantu position bas ari uwo yabonye ahantu hejuru, arongera arebayo uyahita yihisha. Uziko filime igiye kuryoha we, hariya hejuru nawo mwashira undi sniper nyako aho ngaho twarangije kare kwa panga akatayo. Kumbe ikingiki uyu ni ufite mission yo kurangiza ministri w'intebe wa Koreya y'amajyaruguru. Twasuzumye abantu bose baje mu minsi 30 hanyuma muze gushaka uburyo mwinjira mu itumanaho rya Koreya y'amajyaruguru ni y'amajyepfo n'abanyamerika bataza kutwinjirira hano. Kumba aho barimo gushaka umutekano, haruvuye ushaka kunaza kuwudobya. Aturori arangije ajya gutegereza amabwiriza kuva kwa boss. Gusa byafotoye byose yarabanyamaza bizana hano, babanza yiga no ku bantu yabonye hano n'umutekano ukuntu bawupangaga n'agakora analysis mu mutwe we, analyze. Hari akagabo yabonye ako kari kasaga n'akamurebye, yakishe gasa n'akamurebye yikangamo. Aduyi yaba yambonyera bakaza kumpima mu muhumetso kujya gutyo kajya gukwega gahumetso ukabona baragahanuye. Yatekereje inzego z'umutekano habonye harimo na local police yo muri Hungary. Ni igihugu kitari iki, ibyo agiye gukora agiye kubikorera mu mahanga. Ubwo wabura mutaha arongera ajya kwicara ategereza itumanaho rya boss vice director. Ubwo bwana mutasha hitamo guhamagara, arabona akaza atagakora wenyine Katurori. Kumbe boss vice director yego yahisaguruka, dore babagenzi be batakumeza agiye kuvuga na huni n'abashira umutekano bahangara biyongera umutekano. Uburiya mugabo urimo kumpa ngo ni target yanjye nabasi nayo babashize mu bipimo. Okay ngaho tegereza ndaguhamagara mu kanya. Uriya mwana arashaka ubufasha, simwohereze bataliyanira nyako bari ikibazo. Ntacyo muzahangaga kaho katamanuka. Kumbe igisore kiramubwiye tike rimwe mission ye ni yihe, bivuga hano ntago bivuga mu mazina, bivuga mu makodi. Tike rimwe mission ye ni yihe, nabufasha akeneye. We mwe mutegereze mu bitekereze ngaho mwaje muri vacation mu karuhuko, ntabwo muri aka kanya muri abasirikare muri iki gihugu. Urumva turi mu mahanga, ni muri Hungary muri Hongoriya. Sore yarongeye atekereza ku kagabo gasa na kamubonye, bimwanga mu ndubwo wabura mutaha. Telefone vice director aramuhamagara. Yego there is no change in plan, finish it. Ntabwo gahunda iri buhinduke yirangiza. Ndabyumva nyakubaho, I understand sir. Uzahanari nawe umwana riranyina ntiyumve. Hari icyagenze nabi iminsi 2 turi kuri standby. Hari icyo wabuze kuri huni afite izina shawe. Iki gikobwa cyitwa he, uriya musore wagiye kuri mission ni huni, dore niki cyitwa wu niko wabonye ndi mugabo oya mupfumukazi mwebwe yari yaje bwa gitori karita kirese. Mwe muretse abakurambere barantumye sibyo, ejo ni mwakoze kuri ikarita do. Iyi karita niyo yasize. Hari inyubako ndende ahantu heza cyane kuri position nziza. Something scary is coming. Hari ikintu gikanganye kigiye kumubaho. Umuraguzi yarababwiye. Aravuga ibiki? Kumbe urunguru nta cyongereza ruzi. Oya ntacyo avuze. Aravuze ngo ndi umukobwa mwiza turaberanye byahe. Ko kivuze ibindi. Umuraguzi arababwiye ku nyubako ndende ahari bubonere position nziza, gusa ngo ibi biraza kumubaho. Something scary is coming. Ibintu bikanganye nako ntabwo ari ibibi. Scary turori. Umusore arangije gufata za position ze, yaragarutse ajya gufata agakahwa.
aho yicaye kumbe dore nawe ndije umutekano wako y'abanjaruguru hari cyamubonye maze kigira hafi kiramurunguruka. Ago se uriya mushenzi ufite imisatsi nk'iyi wacu. Uwo mukobwa nane umusirikare wo muri Korea y'Amajyepfo. Yewe zata we. Umuraguzi we yivugiye ntabwo mwamwumvishe. Ngo urubazo ziraje nako ngo ibintu bikomeye bigiye kuba ibikanganye. Scary, something scary is coming. Abantu bakuru narize buriya narize hari genjya nicara nkavuga niyo nza kuba meya gusa nuko nabyanze. Hega bamitishijemo. Usara yari yitabonye arakakana bari barimo kuganira hari imodoka ari kagonze yunda gashimuka mu muhanda. Wo kapfa urashaka kumekura. Kumba kana haruga taba yarangije acaho. Nguri yari mararenga nguri uramubonye. Nguriya kana gatungiranye na gatoki kumba ko gatunga urutoki. Abanyakoreya y'Amajyaruguru babonye umugabo burya bangutse mu bikangamo. Ko twaciye matanura buriya niyaciye mu itanura. Abakomando bahitamenyana babonye uruntu bamenya ko narwo rwaciye mu itanura ryaka umuriro. Nababwiye Yesu nkubeshya buriya abakomando si abantu mujye mumbaze rega nuko navuyemo simbabeshya abakoma duca habi nimukaje nigeze guba n'ikindi gahanga ngo twaraturanye yanga munsi ya paruwasi uranyibuka nikapfe gusa akasha bahungu we ngiki yewe dad iriya se karabure duze ni 20 yewe ni 20 abanyarwa karabure tangira kwiyoberanya mu buryo bushoboka tekano meze nabi. Musore ngo uyu wakuno sinzi ukuntu yageze mu rwiherero arangije avayo yiyoberanije bishoboka agiye kwijobu imirimo iragwira ariko ndakubwira ari imbyankuriye je rwose sha warangiza ugahura naye ngo ndakuzi muri aho gakwisi we gakwisagurika turahana agiye ni mu rupfu alaka ministre aje bagomba kumwakira umuntu ukomeye n'umudiplomate s'il vous plaît je t'en prie araje umveshe jose situation mumubwire over stand by atwe mugasongera turi stand by harabura umunota ngo nyakubave mu modoka mbuye akagabo yagoronjora ijose ko kagaramye ukagaramye nawe ari kumbunda musubize report yanyu mugasongera stand by ku ruhande stand by hakuno turi stand by abona kandi ari akarambo hafaho musubize raporo uwo hejuru ya hejuru ndi kuri stand by arebayo kandi ministri wabo arahageze duduye mukomeze Prime Minister mutunge n'ijisho rikarishi hano ashobora kuba hari ikibazo niryo tegeko ryasohotse bose kandi kuri radio bahita babyumva harimo arasohoka over target kumba abandi bazamutse hejuru kureba niki kiriyo kumba hari abandi bazamutse basa hello twatewe over twatewe kombe kitambitse tegeko ryamishanya kuba mu mutima neza ministry yapfuye atyo baje sana imbunda yayitaye kari yanagiye mugabo aciye mu itanwa rya kumurira sinze ko uyu musore acika tu mujye mu majyaruguru y'inyubako niwe ashobora kuba aciye over musore nguwo arasohotse yihinduye nanone nguriya dutafari tubi bamuriho nguriya nguwo kiramubona aya ubwo munda sasa reba hana abakomando batanduka yirukankana n'urusasu rugo niyo batandukanye na ba civilian bakora sharia mama we witutabazanye ko nta nuhari icyambi karangira vuba yanyagashiramo nkabarya ndi nguwo dore kunagiye yitambitse gato cyane kandi akabacika Mumbe hakuno mukomeza wo mwaje nanye ndimo ndakomeza yaragiye guhura nawe yumva ngo mukomeza wo mwaje basi imbere n'inyuma baraje hajyamo hagati dorani ryoye we katureba haca baramubuze kandi yari hagati yabo ruzingo rugihera amafunzo si ikindaro ruzingo rw'umwoje ngururiya ku rutsinga rwa gitorogaso hasi warangiza ngo ndakuzi ngo twari duturanye munsi yo kwa padiri tubaga ahantu baca we mwitano rya kumuriro n'urusasu rwe no kwihonda hasi arakomeza aracyarubitse mu ndara rufatiriye ngo rutanago ageze hakuno harakamubonye baramuhiga impande bafite n'amamodoka kuko ibyo baje mu buryo bwemewe n'amategeko uri yabikoze rwihisha baramushaka ahantu hose babona akagabo hejuru hagarika imodoka we stop the car nguwo yinje muri gari ya moshi niba yagiyemo mu banyajya muki nguwo abarababona nabo baje ngabo zamukuriki baramushakisha uruhindo acaho muri gari ya moshi kwisha gato cyane iminwa yumye yewe nibiki gonzo umuntu ariko je sinzi cyabaye ahubwo mbonye asana niba bamuteye ibyuma genda utabare kimuteza polisi ngo kiratabaje gitabarira umuntu yewe wowe kimuteje abantu ahindukiye gato ko mu kominari yamubonye ariko se suruko yagakase kumba ahantu yinje umupolisi arahabonye muri ya nyubako yapangiyemo ibyo apanga byose hamurangirizamu bizutese sicyagariwe asike bakomando rero bari utuntu twinshi byanze bikunze agomba no kumenya kwiganga nta kindi yakoze arabanza afata itumanaho ahamagara vice director wumva amagambo hano wamutumye ku kazi
mission accomplished, mission nayirangije, barimo barampiga, narashwe, nshobora gufatwa Israel yose. I request assistance nyene ubufasha. Ntabwo bize turamutse twareje undi muntu wari wese kugutabara ko twaba dushize none ibintu mu byago mu rudubi. Nyakuba buryo mezemo, ntabwo napfa kubacika ngo ngende. Icyo nakubwira ni kimwe gusa musore muto, you cannot send anyone to help you. Nta numwe twakohereza ngo gufasha. Diregiteri, hari impamvu ikomeye ituma aba bagabo badakwiye kumfata ahubwo ngasubira mu rugo. Aramukupa. This diregiteri nuwungirije NSS, umuyobozi wa NSS nawe ari muri Hungary, yaramukupye. Ni hamwe nakubwiye ngo umwana ariranye na ntiyumve. Aho umugabo agomba kwirwariza buri imbati imaze guturaga. Ubwana bwawe buritorera, nta mbati itorera kana. Reka da. Kiragenda gusa bukagikurikira inyuma ariko bukirwariza. Umugabo yabaye nk'akana k'imbata cyangwa igikeri. Buri hari ibintu bibaho kuri isi y'Imana biba byarahuye n'ibyaguzi go rusutamye ukarara usutamye ukirwa usutamye, igikeri niko kibayo. Hanyuma yakigwe mu mwabo wa metero 50 mu gitondo gisanga hejuru, ntumenye uko cyasimbutseyo. Sasa vice director nta kindi yakoze, ahamagara wa wundi witwa mugenzi we bazanye muri Hungary. Uwo wajya guhura na vice director, wumva amagambo hano. Urebe kuni nyakubango wamamagaraga, urebe iby'isuku nari gatebe gatoki. TK rimwe yarashwe afite inguma zikomeye, ni bibi cyane aramutse afashwe. Genda aho ari umukorere vuba kugira ngo batamufata. N'umuntu bakuranye biganye, bajyanye muri special force, bavana muri special force bajyana muri NSS. Niyo batumye kujya kumukorera vuba ngo birangire. Filimira amajobo baragwenda ko amajobo ni indyankuri. Akindi yakoze sasa dore kunira ibibazo bigenda bikagwira umugabo. Arahigwa n'abanyakoreya amajyaruguru, ingabo za Koreya sabu y'amajyaruguru. Na mugenzi we biganye kuva bakiri bato. Bari na kimwe mu kigo cy'imfubyi bari kumwe. Ewe data we, atari Imana yonyine. Umukomanda tanga umukomando. Raka. Niko namubonye umunyonzi yamugonza ambwira ko ajyaniye, namubonye aje hariya hejuru. Namubonye. Murutura aramutanga. Dore ibibazo rero. Amaraso arimo aramushiramo, warangiza ngo wangu mfite imyako nguzi ko ejo nariye saa 6. Dore imyako ngiye gupfa. Umusura we yari yicaye yatangiye kwibuka byinshi, tangira kwibuka wa mukobwa bakorana, nugutangira gushyushya imitwe utekereza wagutabara. Ugashyushya umutwe utekereza aho waca. Yatangiye kwibuka umukobwa bajyanye Japan, uyu mukobwa wenyine ni washobora kwizera kuko n'umuvandimwe we yitaga umuvandimwe araje. Umukobwa yatangiye kumubwira iby'urukundo rwe no mu buryo zibaho, ko mu mukobwa ko yakundaga iki gisore. Niwe muntu we nawe n'umusirikare kazi ushobora kumutabara katurore. Ntabwo twakwangana kabone nubwo twatubishaka. Ari ku mukobwa ambwira ayo magambo, umukobwa n'umusirikare kazi kandi n'umuyobozi wabo bombi, uyu musore na mugenzi we bamutumye. Niba ari uri mu mutabane nibyo ntazo gusa igisore ukiryamye, ibintu zakomeye, amaraso ni menshi yagiye. Umukobwa nguyu wenyine sinzi ko ari butabare katurore. Umukobwa yaje ahantu yitwa Baraton Hungary, niwo turikiri aza kureba vice director umusirikare kazi ngoye kuri Kanyanga. TK rimwe ari na TK kabiri nyakubanona. Mukobwa muto urambaza uranyobora hajya cyangwa ni ngewe cyongozo basubiye muri Korea. Ni nitegeko kandi nawe subira muri Korea nona kaninywere Kanyanga super. Kobwa yibaje kuri vice director yanamubwiye byinshi. Yego uziki bahamagare nona hazihutirwa. Barakwereka kwa president wa Korea y'Amajyepfo. Inama yahise itera nawe amenye ko muri Hungary Ministri w'intebe wa Korea y'Amajyaruguru yarasibuye. Inama y'igitaraganya itiba muri Korea y'Amajyepfo. Korea y'Amajyaruguru ibisasu byose ikora ngo izabisuzumira kuri Korea y'Amajyepfo. Bamenye ko Israel yose intambara ishobora kuvuka. Amakuru nibwo yarakibagiraho. Ntago bari bazi ninde bavuze ngo nibamupime. Ministri w'intebe wa Korea y'Amajyaruguru. President ntabyazi. Kumbe n'abasore bo mu gihugu cye babikoze. Nabo ngo bari mu mazabira. Ayo makuru rwose yohererwa mu nzego z'umutekano za Hungary, hanyuma bivaho ngaho abatanga bahamya babyemeje. Ibintu bigiye kutubana bibi rero, mwitegurira intambara mugira abakomando baryamira amajanja, niba ngombwa ibifara babivandeyo. Urumva imitutu baherekeze haruguru kuko abaruguru baherekeje hepfo. Bibira abakomando na bintu byo gutindiganya mu gukomanga igikopo. Nyakuba amakuru yo yemejwe nuko bimeze. Vice director yehe ari muri Hungary none hangaha yagiye kurikirana ibintu hafi. Vice director kumbe nawe watangiye ry'uko ministri w'intebe wa Korea y'Amajyaruguru araswa. President Korea y'Amajyaruguru y'Amajyepfo ntabwo bongeye kuryama maze ituma nabo barikora mu buryo budasanzwe. Kurura n'ijya Korea y'Amajyaruguru bamenye niba hari igikorwa icyo aricyo cyose irimo gupangira y'Amajyepfo. Nasabye abayapani n'abanyamerika ko baduha ku makuru bashobora kuba barimo gufatisha ibyogajuru byabo. Nije no mwe byagajuru byabo nanjye ndimo ndakurura amakuru. Komereza aho ngaho sha nyakubahwa nibyo. Ituma nawe ritangira gukururwa. Barashaka kumenya Korea y'Amajyaruguru irimo irapanga iki. Kumbe wa musura ahantu hari abahageze. Polisi yari yahageze. Dore mugenzi we bamutumye nguriya nawe arahagera. Mbere yuko bamufata uyagomba kubanza kumupangira vuba vuba. Kumbe hari n'abanyakoreya y'Amajyepfo y'Amajyaruguru nabo bahageze. Ibi niki? Allo. Muranyumva bava?
nimumubona allo turakumva over turamupima muhumetso twivuye inyuma ngo ari muri second floor mu nyubako ya kabiri ugiye hejuru muri etage ya kabiri nyakuba nta kibazo rwose tubabona twebwe mureke dutange abapolisi binanga Korean Special Force bazi mu makote muzarabanza reba ya etage ya kabiri ngo arimo commandos ba commando bahereje umuntu umwe kumbe mwibuka neza mukanya batwerekaga na mugenzi we yahageze reka noneho kiriya giye kumukoraho babikoreho byombi nibwire buryo icyama nacyo bakagikoraho uzi kujya gupangira umuntu ugasanga nawe bagupangiye Baraka uyoboye ingabo za Korea y'Amajyepfo ngu nako y'Amajyaruguru iyi filime yamfashije karangirira hano nkabona uko mbakande basanze aryamye sinzi uko manze basi harokomanze ayiwe ajya ku rugi hey soldier boy sirikari funguye akugi gake cyane maze karifungura tunga y'imbunda mugabo ni yinjire mwereke uvandi nari nguhaye kabisa kumbe cyo bacohereje ngo kimuhe yageze ngo nuje kumutabara byahi ngomba kuvana ukagenda vuba gisubizaho urugi tucike tuve hano vuba akivuga ayo magambo mugenzi we bakuranye bavukanye nako bavukuriranye mu gihugu cy'imfubyi kimwe Special Force imwe NSS imwe du yari hanze nawe arimo arazamuka cyama bakabiha byombe ahubwo nyihanganira I'm sorry it's an order bampaye amabwiza hano bakuru Imana ishimwe irangiriye hano ikurikira igice cyayo ntugicikwe impamvu bakunda murayizi niyanga kuva muri One Video Library aka gace yari episode ya 4 filime yiswe Iris mbareke mukomeze mutanga andi mafaranga